mu mujyi wa Kigali ngo ba nyir'utubari ndetse n'amaroji barimo barasaba insimburamubyizi ku bana b'abakobwa, ku bakozi babo, ku bagabo bifuza kuba bashaka kwishimana nabo. Reka tuvuge iyi nkuru mu by'ukuri uburyo burambuye. Abakobwa b'akazi ko mu tubari n'ubuzima bwo mu mujyi. Mu mujyi wa Kigali hari utubari twinshi dukunze kwakira abantu baturutse impande zitandukanye. Bamwe baza baje kuruhuka nyuma y'akazi, abandi baza guhura n'inshuti cyangwa kubera imikino. Ariko hagati muri ubwo buzima bwo mu ijoro hari inkuru nyinshi zidakunze kuvugaho cyane. Inkuru z'abakobwa bakora muri utwo tubari, abagabo bahagenda ndetse na ba nyir'utwo tubari baba bashaka inyungu nyinshi. Gusa reka tubasabe nyaboneka manze mukore subscribe kugira ngo video zacu muzeje bageraho umunota ku wundi, kandi mukande no kunzogera kugira ngo mujye bona notification ya video zose dushizeho. Hari bamwe bavuga ko hari aho bamwe muri ba nyir'utubari bashiraho igitutu ku bakozi babo abana b'abakobwa ngo basabane cyane n'abakiriya cyangwa bemere gusohokana na bamwe muri abo kugira ngo ubucuruzi bwiyongere. Nubwo ibyo bidakwiriye gufatwa nk'ukuri ku tubari twose, ni ikibazo abantu benshi bavuga ko kibaho ahantu hamwe na hamwe. Iyi nkuru igamije kwigisha no kugaragaza ingaruka zishobora guterwa n'imico mibi no gushishikariza abantu kubahana no gukora akazi mu buryo bwiza. Arina yari umukozi cyangwa se umukobwa ukiri muto wari uvuye mu cyaro aje gushaka akazi muri Kigali. Yari afite inzozi zo gufasha umuryango we no kuyubakira ubuzima bwiza. Nyuma yo gushaka akazi igihe kinini, yaje kubona akazi ko kwakira abakiriya mu kabari kari kazwi cyane mu mujyi wa Kigali. Mu minsi ya mbere yari yishimye cyane, yakoraga neza, yubaha abakiriya kandi agakunda guseka. Ariko uko iminsi yagiye ishira, yatangiye kubona ibintu bitamushimisha. Umunsi umwe shebuja yaramuhamagara amubwira ati, abakobwa bakunda abakiriya cyane nibo bazana amafaranga menshi. Niba ushaka kuguma hano ujye uba hafi y'abakiriya bafite amafaranga. Arine yaratunguwe, yibazaga niba akazi ke kari gutanga serivisi nziza cyangwa niba hari ibirenze ibyo. Mu minsi yakurikiyeho yatangiye kubona ko bamwe mu bakobwa bakoranaga basabwaga kujyana n'abakiriya hanze y'akazi. Hari ababikoraga kubera ikibazo cy'amikoro, abandi bakabikora kubera igitutu. Jeanne yari umugabo ufite amafaranga, akunda gusohoka cyane nijoro. Yakunda kujya muri two tubari mu mpera z'icyumweru. Mu ntangiriro yabifataga nk'imyidagaduro isanzwe, ariko uko yamenyeraga bamwe mu bakozi b'abakobwa, yatangiye gukoresha amafaranga menshi cyane. Yaguraga amacupa ahenze, agatanga impano nyinshi, ndetse rimwe na rimwe agasiga amafaranga arenze ayo yari ateganyije. Inshuti ze zatangiye kumubwira ko ubuzima bwe burimo guhinduka nabi. Yatangiye gutaha atinze, akibagirwa inshingano zo mu rugo, ndetse amafaranga yagenda ashira. Umunsi umwe umugore we yaramubajije ati, ese urugo rwacu ruzakomezwa rute niba amafaranga yose uyasiga mu tubari? Jean ntiyabonaga icyo musubiza. Abakobwa bamwe bakora muri utwo tubari bahura n'ibibazo byinshi. Hari abahura n'agasuzuguro no kubura, hari abakorerwa ihohoterwa cyangwa bagashirwaho igitutu. Bamwe batakaza amahirwe yo gukomeza amashuri cyangwa indi mirimo myiza. Hari abahura n'indwara zitandukanye kubera ubuzima butekanye buke. Bamwe bagira ibibazo byo kwiheba no guhangayika. Arine nawe yaje kubona ko ubuzima bwe butakimeze neza, yatangiraga gutinya kujya mu kazi. Hari abakiriya bamwe bamufataga nabi kuko babonaga amafaranga yabo yarabaye uburenganzira bwo gukora icyo bashaka. Ijoro rimwe yaricaye wenyine ararira,
yibazaga impamvu ubuzima bwe bwahindutse gutyo kandi araje gushaka akazi keza gusa. Abagabo bamwe bajya muri utwo buzima nabo bahura n'ingaruka: gutakaza amafaranga menshi, gusenya ingo n'imibanire y'imiryango, kugirana amakimbirane n'abo bashakanye, kugwa mu myenda cyangwa ubusinzi bukabije, guhura n'indwara cyangwa ibibazo byo mu mutwe kubera ubuzima bubabaje. Ija yaje kugera aho atagitangira kugurisha bimwe mu yaje kugera aho atangira kugurisha bimwe mu bintu bye kugira ngo akomeze ayo mafaranga yo gusohoka. Inshuti ze zatangiye kumwirinda kuko yabaga ahora asaba amadeni. Umunsi umwe yahuye na Aline hanze y'akazi, bombi bajyanye ikiganiro kirekire. Aline yaramubwiye ati: abantu benshi batekereza ko abakobwa bose bo mu tubari baba bishimye, ariko hari benshi baba bafite intimba n'ubuzima bugoye. Ija yahise atangira gutekereza cyane ku buzima bwe. Nubwo bamwe muri ba nyir'utubari bashobora kubona inyungu z'ako kanya, hari ingaruka zikomeye: gutakaza icyizere cy'abakiriya, ibibazo by'amategeko igihe habaye ihohoterwa cyangwa ibikorwa bitemewe, izina ribi ry'ubucuruzi, kutizerwa n'abaturage cyangwa abayobozi, guhora bafite amakimbirane hagati y'abakiriya n'abakozi. Hari bamwe muri ba nyir'utubari bubaha abakozi babo kandi bagashyiraho amategeko arengera buri wese, aho usanga ubucuruzi bwabo buramba kuko bakora mu buryo bwiza. Nyuma y'igihe, Aline yafashe umwanzuro ukomeye. Yaretse ako kazi atangira ubudozi nimugoroba. Nubwo byari bigoye mu ntangiriro, yagiye yihangana. Nyuma y'amezi menshi yaje gufungura iduka rito ry'imyenda. Yashimye cyane kuko yabonye uko umuntu ashobora kuva mu buzima bugoye akiyubaka. Ija nawe yakurikiye umuryango we, yatangiye kugabanya gusohoka no kwita ku bana be. Yamenye ko amafaranga n'ubuzima ari ibintu bisaba ubwitonzi. Iyi nkuru itwigisha ibintu byinshi: kubaha abakozi no kubarengera. Umurimo uwo ari wo wose ukwiye gukorwa mu cyubahiro. Gusohoka n'imyidagaduro bikwiye gukorwa mu rugero. Abagabo n'abagore bose bakwiye gufata ibyemezo birinda ubuzima bwabo n'imiryango yabo. Ba nyir'ubucuruzi bakwiye gushyira imbere uburenganzira n'umutekano by'abakozi. Ubuzima bwo mu mijyi burimo ibintu byinshi bishukisha, ariko umuntu afite intego nziza n'ubwenge ashobora kwirinda ibyamusenya. Inshuti bavandimwe, nibyo